Yesu Kristo yeye yule jana leo siku zote, utafute wapotevu uokowe na waovu, Mwokozi wetu yeye yule. Nimeyasikia tena jinsi alivyoombea maadui wake juu ya msalaba we, aliteswa kwa miiba, aliona maumivu, nafurahi kwa kuimba Yesu yeye yule leo. Yesu Kristo yeye yule jana leo siku zote, utafute wapotevu uokowe na waovu, Mwokozi wetu yeye yule. Mwami Yesu mukunzi mwiza, uri Imana ntagereranywa data, uri Imana isumba byose, uri Imana wabayeho byose, nta kindi kintu kiraba ku isi. Kandi Mwami Yesu uri mu ijuru, abantu bo kwibaza ngo isi itararemwa wariye. Ayi data we, wari mu bumana bwawe, wari mu gukomera kwawe Mana, wari aho wari uri Mwami we, hatamenywa n'umwana w'umuntu data, nubwo yaba yarize cyangwa se yaragejeje mashuri kure, ntawahasobanukirwa Mana. Ni wowe uzi aho wari uri isi itararemwa, kandi ni wowe uzi Mwami ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe. Mwami data uri mu ijuru, turagushimiye wewe wihanganiye imibabaro. Nimeyasikia tena jinsi alivyoombea maadui wake. Mana data uri mu ijuru, Mana wasengeye abakwicaga, usengera data uri mu ijuru abariko bagukubita imisumari, ubasabira imbabazi data wera w'Imana. Nigitangaza Mwami Imana yacu, ijambo ryawe zaritubwira ngo byibuze ngo umuntu yugapfiriye n'ukiranuka, kuko abahatekereza imirimo yakoze byenda gasa n'ushingiriza kugira ngo abashe kumwihanganira ku byo aba yarakoze. Mana byenda hari abo yarakoye cyangwa hari imirimo yakoze Mwami isa n'ishamaje abantu data, ariko we wihanganiye iriya mibabaro Mwami kubw'abanyabyaha baruhebwa. Mwami data uri mu ijuru, ubwo bavuganaga Mwami bakavuga ngo se baraba na Yesu turekure nde? Nyaruhugu yose ngo baravuga ngo Yesu nabambwe, baraba nibamurekure, wari igihomora Mwami, wari warivye yaramaze yarogogoje. Mwami data uri mu ijuru, witangira ababaraba ngo nico gihe Mwami Yesu nibo wahereyeho kubohora, nibo wahereyeho Mwami Imana yacu ne cya gisambo cyari ku musaraba. Mwami data uri mu ijuru, wakoze ibintu data bitabasha kuvugwa n'umwana w'umuntu, bitabasha gushikwaho n'ubwenge bwacu Mwami. Ibyo wakoze Mwami, umugaragu wawe yaravuze ngo imirimo yawe ngo iransumba ngo sinza mishikira. Mwami turagushimiye, turaguhimbaje, izina ryawe rishirwe hejuru, izina ryawe data duriciriye bugufi Mwami, duciye bugufi kubw'iryo zina data uri mu ijuru. Ijambo ryawe niko ryatubwiye Mwami ngo nitwicisha bugufi Mwami Yesu uri mu ijuru, ngo abantu bitiriwe izina ryawe Mana yanje, tukaja mu rusengero rwawe tukarambura ibiganza, uzadukiza kandi udukirize n'igihugu. Mana data imirimo yawe yatangaje, ibyo uzi ukora biza bikomeza kudutangaza buri munsi mu izina rya Yesu Kristo. Buri munsi uko bukeye n'uko bwije tuzadutangara. Iyo tubyutse mu gitondo Mwami dukwiriye gutangara. Kubyuka mu gitondo waryamye ntumenye iyo uri, ariko ukabona urakeye wegutse urahumetse, kandi igihe uza wicura nta nawe uzumenya ngo se bigenze bite. Uza wumva gusuka imvura imaso, kandi no gusinzira ntuzumenya aho biciye, uza wumva gusa wagiye. Mwami data wera, izo ni imbaraga zawe n'ibitangaza byawe. Ijambo ryawe ryiza riza ritubwira neza Mana, rikavuga ngo ijuru rivuge itangaza by'Imana, ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, isanzure ngo ryerekane imirimo y'intoki zawe. Mana data uri mu ijuru, abana b'abantu boramuka bacecetse ntibakuramye, ibyo waremye byakuramya. Isanzure ryagaragaza ibyo wakoze, izuba n'ukwezi n'inyenyeri washize hejuru. Ntitumenye ko ibifashe Mwami, ntituzi ndende ko biriho, ariko Mwami uwabitekerezaho data byatumenyesha imbaraga zawe. Turagushimiye Mwami Yesu, turagushimiye data, izina ryawe rihimbazwe, kuko uri umukunzi wacu kandi uri inshuti nziza Mana. Muririmbyi yabivuzeho ngo nabonye umukunzi mwiza wankunze ndamuzi, ngo kandi yamfatishije umugozi ariko rukundo rwe. Mwami data uri mu ijuru, turagushimiye Mwami, icyubahiro kikugarukire, icyubahiro ni icyawe Mana.
Muririmbyi data yavuze ngo ni watu wote wenye dhambi na wagonjwa na masikini wanaitwa kwake Yesu kwa rehema. Mana data uri mu ijuru, abantu bose, abarwayi, abakene, mwami Imana yacu, bariya bose basuzuguritse bagayitse, bari munsi y'umuhanda hano baza barara munsi y'ibiraro, mwami Imana yacu data, muri yambeho ugasanga baryamye hanze, abo satani yashujuguje yatwaje igitugu, umwami akabatesha ubwenge, bari mu gihugu gihanitse ariko akabatesha ubwenge Mana, bakabaho batagira aho baba, bakabaho nta n'uwo bahayidi, ntawo bahari ifiti. Mwami Imana yacu data, n'abantu batawe batakigirirwa imbabazi kubera umwanzi Mwami. Satani yariganyije abantu, satani Mwami yazanye ibintu ku isi Mana kugira ngo ateze abantu benshi imibabaro n'agahinda Mwami. Mu izina rya Yesu, abo bose data niwe wagenda ubararura, abo bose niwe wagenda data ubibutsa, nka wa munsi Mwami Yesu Nebukadinezari ubwo yikubise ku mutima, ubwenge warabuhotoye uhotora n'ubwabo igihugu cyose, ngo aja mu ishamba ararisha nk'inka. Ariko data umunsi ngo yunamuye ubwenge akunamura ibitekerezo, ngo akavuga ngo Imana iri mu ijuru niyo Mana, niyo yo kubahwa, niyo yimura abami ikimika abana. Uwo munsi ngo ubwenge buragaruka, n'abari imuhira baza kumushaka, asubira mu rugo, asubira mu bwami. Ivyo navyo biza bitangaza cyane kubona Mwami Imana yacu, umwami uri mu gihugu, umuperezida uri mu gihugu akazimira, abantu ntibamushake, umugore ntatake ngo abwire abandi ati wacu sinzi iyo yaroye, abapolisi bamucunga n'abasirikare ntibigere bishaganya ngo bavuga ati se yagiye. Mana yanje iri mu ijuru, ya Mwami Yesu uri mu ijuru, uratangaje, uratangaje, urahebuje mu izina rya Yesu. Cyo gituma abantu batokwishira hejuru, cyo gituma abantu batokwikubita ku gituza Mwami, cyaduha data umuntu wese agaca bugufi. Mwami Yesu uri mu ijuru, ijambo ryawe ryatubwiye Mwami Yesu, ngubwo Ezera yaratoye inzira Mana, ngo yaravuze ngo twicare kuri aka kagezi tuyoboze Imana inzira, ngo kuko nagize isoni sinasubirayo, nje kubwira Imana kuko amaboko y'Imana yacu yananiwe. Asante Mwami Yesu uri mu ijuru, turaguhimbaje Mana. Abwira abagenzi arababwira ngo nimwihangane tugire iminsi hano dusenge, ngo tuyoboze Imana yacu inzira, tuyoboze aho tukwiriye guca. Mwami Yesu, iryo jambo ryadufashije, ryatunesheje Mwami Yesu. Uwiteka data wera, ngo amaze barasenga ngo baca bugufi, binginga Imana bayoboza inzira. Mwami Imana yacu, ngo kuko ababisha bari imbere yabo, abantu bahe bamupfana ati n'ubundi uba wararese umwami akaduha abasota. Ariko aravuga ati nimureke gatera, twamaze kubwira Imana, twamaze kubwira umwami, twaramutangarije ko dufite Imana yacu y'inyamaboko, ati ntabwo twosubirayo, biteye isoni. Mana data utubabarire Mana, biteye isoni, biteye isoni. Abantu bari mu kuja kuyoboza inzira iyo bavuye aho bari barasezeye, aho bari barasezereye bakavuga Imana ikomeye, ariko abantu bari gusubirayo akaba ariho baje gushakira inzira Mwami. Izina rya Yesu Kristo utubabarire data, utubabarire. Iki gihe kiragoye, iki gihe kiraremereye, ariko data turagushimiye kuko waduhaye agakiza Mana, ukatwereka inzira y'umusaraba. Mu izina rya Yesu ntituzayita Mana, waravuze ngo nitudata inzira yacu ngo ntabwo umwanzi azadushikira, niko umuririmbyi yavuze. Yaravuze ngo umusaraba w'isoni ngo n'irembo rifunganye, ngo nitudata inzira yacu ntabwo umwanzi azadushikira. Turagushimiye Mwami. Ezra yakomeje urugendo kubw'amasengesho, inzira iraboneka, natwe inzira yarabonetse. Muririmbyi niko yavuze ngo njia imeonekana yenye uzima. Mwami Imana yacu data wera, muri kino gihe Mwami, natwe ababisha bari imbere n'inyuma, haba mu buryo bw'umwuka, ababisha barahagurutse. Isi Mwami Imana yacu, abantu barahindutse, abantu barahindutse, abantu barahindanye, basubira data mu byangwa nawe. Utubabarire data, haba mu buryo bw'uyu mubiri Mwami, ababisha bari imbere n'inyuma, ariko nkwisunge Kristo, ni wowe data uzudutabara kandi ni wowe uzuturengera. Mwami data uri mu ijuru, Mana igira neza, urebe Mwami Yesu uri mu ijuru amarira y'abakuru n'abato, amarira y'impinja, impinja ziborogera mu gihuru, impinja zirusa zaburaye. Mwami Imana yacu data we, hari iwacu Mwami habe n'umwana w'amezi karamenya uko bimeze. Mwami data uri mu ijuru, hari abana bamwe bavutse igihe cy'intambara banga konka, abandi bararira. Mwami Yesu uri mu ijuru, twumvishe ubuhamya bwa mwene data Ana, n'ubundi twazaga tubyumva nubwo tutari kumwe. Umwana ko yarizarira imyaka ingahe, aha yarira nyina ataryama. Ari amaraso y'ababyeyi Mana, ari amaraso Mwana.
mu izina rya Yesu n'impinja zazibimenye. Ariko data udutabare kandi uturengere, 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 uturengere. Nta wundi mwana, nta wundi twakwishingikirizaho, nta handi dufitiye ubwerekero mwana, nta handi dufitiye ubuhungiro mwana, nta handi dufitiye mwana. Ngo turuburira amaso yacu ku misozi, gutabarwa kwacu kwava, gutabarwa kwacu kwaturuka ku Mana yari mu ijuru n'isi. Mwami Imana yacu data wera, turagusaba Mana kugira ngo dutabare. Mana data ugira neza, hindura imitima Mana, hindura imitima Mana yaje iri mu ijuru. Uriya wigometse kuko twari tubivuze, umunsi yunamutse yarakumenye. Reka Mwami Yesu uri mu ijuru, Uwiteka bikubita ku mutima. Mana data uri mu ijuru, bahindure ubwenge, ubahindure, bamenye kuko Mwami umuntu amaraso y'umuntu afite agaciro. Bamenye kuko Mwami nabo bafite amaraso nyine kuko Mwami Yesu uri mu ijuru. Bibuke ko ntawe uzuhararuka umubiri wiwe ngo atege ijosi, ntawe uzuhararuka Mwami. Bibuke kuko Mwami abantu bakwiriye Mwami Yesu uri mu ijuru kubahiriza kiremwa muntu Mwami. Bibuke kuko kiremwa muntu akwiriye kubahirizwa. Niwe waremye umwana w'umuntu kandi wamuremeye agaciro. Uravuga ngo waturemeye kuguhimbaza, waturemeye imirimo myiza yose ngo tuyigenderemo. Ariko imirimo myiza abantu barayirengagije, abantu barayibagiwe, abantu barayitaye, abantu ko baraja mu mirimo mibi. Ijambo ryawe ryaritubwiye ngo havumwe uwita ikibi ciza, iciza akacita kibi. Mwami Imana yacu, ubu ngubu ikibi nico cyashizwe ku iberi. Ubu ngubu Mwami Uwiteka data wera w'Imana, amafuti niyo yagizwe uburyo. Mu izina rya Yesu Kristo Mwami data, niwe wakora imirimo n'ibitangaza, niwe wahindura abantu Mana, ugahindura data, ugahindura Mwami Yesu. Abantu data bakunamuka bakareba ijuru, bakamenya kuko Mwami Yesu uri mu ijuru akwiriye guca bugufi, tukamenya kuko uri Mana. Mana turakwereka hari iwacu, turakwereka Mana ya Afurika, turakwereka Kongo, turakwereka imigabane yose ya Afurika, turakwereka imurenge, agace kacu wari waraduhaye, aho ababyeyi bacu babaye bakahakirizwa, natwe bakatubyara tukakizwa, tukakumenya Mwami, ugakora imirimo itangaje, imirimo y'indashikirwa Mwami, imirimo yakorewe hari imurenge. Mwami data uri mu ijuru, twagira ngo tuyivuge umunsi waca, ubundi ukira Mwami Yesu, tuvuga imirimo yawe, tuvuga ibitangaza wakoze. Mwami Imana yacu twabonye ukoresha ubwoko bwawe, wakoresheje ababyeyi bacu, wakoresheje abashumba bacu, natwe twabonye ibyo wadukoreye Mwami Yesu uri mu ijuru. Uwiteka data wera w'Imana, turagusaba Mwami Yesu, uracariye Mana, tuzuhinduka. Niko umuririmbyi yavuze, Mwami Yesu tuzuhinduka, ejo nanone ni kuri. Mana data urashaka bazimiye, ugakiza n'abagome. Uwo mukiza ntahinduka, kiza bariya bagome, ubakure muri uriya mutima mu izina rya Yesu. Ubakure mu mutima Mwana wibuye data, ubashire mu mutima w'inyama. Niko Dawudi yavuze, aravuga ngo Mwana ngumbabarire data, ngumbabarire kubw'imbabazi zawe, gusibanganya ibicumuro byawe, ngo kandi kubw'imbabazi zawe Mwana ngumbabarire n'icaha c'inyama y'umuntu. Mwami Imana yacu data wera, bariya nabo Mwana ubahe guhindukira, bihane Mwami Yesu, bamenye ko bakoze ishano, bamenye ko bagushije ishano Mwami Uwiteka. Nubwo Mwami Imana yacu abahaye bapfa ko turabaririra tukababara, ariko abo ngabo Mwami Uwiteka data waravuze bahirwa bapfapfira mu Mwami Uwiteka, ariko hari abahaye bapfusha ubugingo. Mwami Imana yacu data, umuntu urarira uwundi kw'ijoro niwe uhapfusha ubugingo bwiwe Mwami Uwiteka data wera. Genda ubagarura imitima, ubagarura imitima Mwami, kugira ngo bunamure amaso Mwami Yesu bakubone, bamenye kuko data Mwami Yesu amaraso y'umuntu bazayabazwa hariya, amaraso y'inzira karengane, amaraso Mwami y'abantu batabakuye. Mwami Imana yacu data, amaraso y'ababyeyi, amaraso y'abana, amaraso y'abasore n'inkumi, amaraso y'abapapa n'abamama, mu izina rya Yesu. Mwami Yesu we, ubamenyeshe kuko we bakora ishano, nibo bahaye biyica, nibo bahaye bimbira umwobo Mwami. Ijambo ryawe riravuga ngo Mwami Yesu ngumene urugo inzoka izamukoma, ngo kandi wicukurira umwobo ngo niwe uzawugwamo. Imana data wera w'Imana, utubabarire gukiranira. Ariko data, umuntu ugambirira ikibi ku wundi, umuntu urarira ijoro undi ijoro Mwami Uwiteka data we, suko tubaciriyeho iteka, ni ijambo ryawe ribivuga Mwami. Ubakure nabo bareke kwicukurira Mwami, mu izina rya Yesu Kristo Mwami turasabira Mana yaje abiwacu data aho bari. Mwami Yesu bagirire neza, ubatabare Mana. Turakwereka inzira zafunzwe Mana, ntakazenguruka
mwami ntabamanuka ntabazamuka noneho data n'inzira zo mu kirere barazihagurukiye ariko turagushimiye ku masengesho ya bene data natwe turayashigikiye turashigikiranye 100% dufatanye urunana mu izina rya Yesu kuko uri Imana ikora uri Imana ivuga kwizera kuza kurema. Pasiteri Serende yabwiye ngo abasirikare ngo arababwira ngo barwane intambara yo hasi ngo nawe ararwana iyo mu kirere ngo baramubaza ngo se afite imbunda yo kuzirasa ngo ntiyarazi n'izina ryayo ngo aravuga ngo si ibyo nibikimuhaye muvuga mwami data uri mu ijuru ngo baramubwira ngo nutabikora ngo turagufanyiye ngo ntiyari kwamenya n'ico bahaye bavuga ariko data urabikora kandi urabisohoza. Iyo ni imirimo wakoze data tukiriho tugiye tuyibona kandi niwe uzuvyivugira ugiwe Mana. Turagushimiye Mwana natwe turungikanye dufatanye urunana mu izina rya Yesu dukinze kiriya kirere mu izina rya Yesu. Amasengesho yacu twese Mwana reka tuyahuze duhurize hamwe mwami abihema mwami Yesu ridutwikira Mwana. Turagushimiye kiriya kirere mwami Yesu mu ijuru turagikinze mwami kubazana imigambi mibi turagikinze ku ndege zizana imigambi mibi mwami Imana yacu tuzagikingura umunsi hazahabonetse indege z'imigambi myiza. Erega Eliya yaravuze ati nkinze ijuru imvura ntizagwa yewe habu ntizagwa keretse umunsi nzabishaka. Kugeza na n'ubu uracari ya Mana Eliya yasenze uracari ya Mana ya Eliya uracari ya Mana ya Eliya ku musozi Karumeli. Mwami Imana yacu data wera turasaba Mana kugira ngo uri Imana izayumva uri Imana izikora uri Imana izihindura uri Imana izirema uri Imana izivuga bikaba ngo iyo utabifite hafuze urema. Wa munsi nta ntama yari ihari nta kiraro cari kihari ari kuremera Aburahamu intama agire gutya inyuma yabona irafashwe mu bihuru. Mana data we nawe data ihema data urireme nonaha ryo gutwikira kiriya gihugu ryo kwimira data ziriya ndege zizana imigambi mibi kwica no kwiba no kurimbura ngo niwo murimo w'umwanzi ariko we ngo waje kugira ngo tubone ubugingo kandi ngo tubone bwinshi burambuye. Mana turagushimiye mwami turaguhimbaje Mana reka tukwereke bariya bose barwaye Mana uhereye kuba inkomeri Mana niwe dogiteri mukuru ni wowe wavura uzuvura Mana ntiyagira uwitanga wabagiye uriya mwana muri Nzovu yaduhaye ubuhamya mwami Imana yacu n'abariya ziriya nkomeri uzibage Mana kandi uzivure kandi uzubaga ntiyagaragaza inkovu mwami. Twakomeje kumva ubuhamya abagiye mu bitaro basanga data bavuritse batazigiye bavuwe twumvishe mwami uriya muvyeyi data wabaze mwami Yesu ababeri mwami Imana yacu kubw'ibitangaza byawe izuba riva rubanda rubona mwami data we ibyo uhaye ukora mwami n'ubu ngubu natwe n'ukuri birahari kandi birakomeye Mana turakwizeye twizeye imbaraga zawe twizeye ijambo ryawe twizeye ukuri kwawe twizeye gukora kwawe twizeye data imirimo y'amaboko yawe Mana. Data abarwayi data ubakize barwaye za kanseri barwaye za diyabeti barwaye mu mihogo abarwaye data imigongo ababazwe abarwaye ibisebe byo kubagwa mu izina rya Yesu. Data wera w'Imana uri Imana itabara ntiyagira uko uyitanga kandi ukora ngo ntawagukoma mu nkokora. Turagushimiye wa Mana nziza we turasabira imiryango yacu Mana abantu mwami Yesu uri mu ijuru Uwiteka imiryango mwami Yesu ugira neza yahuye n'ibibazo yahuye n'izitane mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu imiryango mwami Yesu reba bariya abana bahe batingoza abavyeyi bakagenda bonyine mwami Uwiteka data wera bakagenda mwami Yesu nkababuze iyo baja mwami basize ingo z'abavyeyi basize vyanganika iwabo ariko wa mwana w'ikirara yaravuze ngo reka nsubireyo ngo kwa data barajya bagasigaza bariya nabo bagarure mwami garura bariya abana garura abavyeyi mu ngo zabo garura abapapa mu ngo zabo mu izina rya Yesu. Yo data uri Imana ikora uri Imana ivuga uri Imana ihindura ibidahinduka kubw'abantu Mana binaniranye ariko kubwawe bigahinduka. Turagushimiye mwami tugushize hejuru tukwereka mwami Yesu kubera intambara tukwereka imfungwa mu izina rya Yesu kora imirimo n'ibitangaza Mana data we abahaye bagenda Mana kuja kubavuganira ubambika igikundiro papa nibazoza baseruka iryo bavuze ryemerwe akarengane kacu kemerwe mwami kugira ngo data abari mu nzu z'imbohe tuzabona umunsi umwe data bavuyemwo bose. Tugushimiye kuba warekuye umwe n'abandi turabyizeye kuko uzagenda ubikora kandi ukabisohoza bagasubira mu ngo zabo abavyeyi bakanezerwa abana bakabona abavyeyi abapapa bakabona abana babo Mana. Birababaje data
mu izina rya Yesu. Abana kubipfuza abavyeyi bari bakiriho, Mana turabasabiye. Mwami Yesu, twasaba bikeya ariko uzuduha byinshi, kuko ni wowe uzi ibidukwiriye papa. Reka muri aya masaha icyo ushaka nicyo ushima ugisohoze. Fasha abavuga butumwa, fasha abayobora Mana, utugirire neza kuri uyu musozi mwiza waduhaye. Duhagararaho tukumva tuguwe neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo turagusabye kandi tukwizeye. Asa